Yesu ashimwe. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo cyiza, gitondo cyo gushima Imana, gitondo cyo guhura n'Imana. Ni Gatera Jose ugarutse imbere yanyu n'imbere y'Imana, nshimira Imana yo mu ijuru. Ndashima Imana Yesu Kristo w'i Nazareti yangiriye neza, yandokoye nari mpfuye urupfu rubi, yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Imana yarambabariye yemwe, Imana yampaye agakiza yarakoze, Imana yampaye agakiza yarakoze, yaranduhuye. Numvaga kera kuva kera nkiri na mutoya, nkiri n'umwana, numvaga nta muntu uzangirira neza, kuko naje kugira ubwenge nisanga nta muntu unyitayeho se, nta muntu ushinzwe, nsanga nari imfubyi. Yesu angirira neza, aransanganira, arambwira ati ngwino mwana wanjye. Ndashima Yesu rero, nje gushima Imana uyu munsi. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, byandaye ku mutima, numva afite ishimwe, numva afite ishimwe ryo gushima Imana. N'ukuri ndavuga ngo Mana wangiriye neza, umuha agakiza. Nta muntu n'umwe ari kungirira neza, nta muntu n'umwe ari kunduhura, nta n'uwari kubikora, oya ntawe ari kubishobora. N'ukuri ariko Yesu araruhura. Yesu yankuye kure yemwe, Yesu yaranduhuye, yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Ndashima Yesu rero, angira uwo kwizerwa, angabira umurimo n'ubuntu Imana yangiriye. N'ukuri ntabwo nasanze data akorera Imana, ntabwo mama namusanze aba mu rusengero. Yo yatubyaraga yabanje hari kujya mu bapfumu, ntabwo nagize amahirwe yo kugira uwo mbaza. Ariko kuko ntabwo nigeze menya, numva ngo hari umuntu umbwira ngo dore mama wawe yajyaga asenga atwite, ngo yajyaga gusenga gutwite. Oya, ntabyo bambwiye, bigaragare ko nta byabayeho. Ntabwo data yigeze ajya gushima Imana navutse. N'ubuntu Imana yangiriye kugira ngo nyimenye, babayeho batyo, nakuze ntyo, nta muntu unjyana mu rusengero, ntawe umbwira, nabatijwe nkuze. Ndashima Imana yampaye agakiza, numvise Imana inkundishije gusenga. Nta muntu wagiye ansengeshereza nkiri umwana, kwa kundi tujyana abana mu rusengero ngo ngire umuntu njyana nkiri muto. Oya, ibi byose nabigiyemo maze gukura. Imana ingiriye ubuntu, indokoye, inkuye mu maboko ya shitani, kuko yaragambiriye kunyica. Imana inkurayo. Ndashima Imana rero, irambwira ngo mbaho. Ndayishimira Imana. Najyaga kera nkiri mutoya, nkajya ndota, nkaryama nkarota, kuko icyo uzaba cyo kiragutegereza. Nkunda kubwira abantu ngo ntukarwane, ngo urwane uvuga ngo urwanire cyane mu by'Imana. Iby'Imana nubirwaniramo uzaba uri kwivuna. Icyo uzaba cyo kiragutegereza, nta hantu kijya. Iyo mbonye mvugira Imana, nkabona mpagaze imbere y'abantu mvuga Imana, natekereza ko atari umurage wa data, natekereza ko atari umurage mama yansigiye, ahubwo ari ubuntu Imana yangiriye. Nabonye igihushuka, nyiga kugira ubwenge, nyigira akenge mu myaka 10 cyangwa se 8. Hagati aho nibwo nabuze ababyeyi. Urumva ko nari nkiri muto mu by'ukuri. Hari byinshi nari nkeneye kumenya, hari uburere bwinshi nari nkeneye, ariko sinagira ubwo buntu. Nira Yesu gusa wagiye angirira ubuntu. Murabizi ukuntu imfubyi zibaho. Ntabwo nakuze mfite ibyiringiro, numvaga iminsi yanjye nyibara. Ariko ndashima Imana ko yagiye indinda. Ariko ubwo nkiri muto muri iyo myaka, nagiye nibuka ibintu byinshi. Najyaga mbona naryama nkarota inzozi, ngo nkabona ndi gusenga. Nyamara nta muntu wari waranjyanye mu rusengero muri iyo myaka. Kugera mu myaka 10 nta muntu wari wigize unjyana mu rusengero. Nkarota nsenga undi mu rusengero, nkarota mbona ngo hari abantu basenga, ngo hanyuma ngo nkaba ndi gusenga, hanyuma ngo nkabona ngo nsengera umuntu ngo yapfuye, ngo hanyuma ngo uwo muntu agakira. Nkakanguka nkabwira abantu twabanaga ndose, mbona ngo ndambikaho umuntu ikiganza, hanyuma umuntu arakira. Ntiyari yapfuye, kuko iyo uri mu myaka 8, 10 ubuze umuntu wapfuye. Hanyuma ngo nkabona umuntu akira. Naho ni kwa kundi Imana ikubika mu isezerano, ikagenda iguhishurira ibintu bizaba. Ndashima rero Yesu ko yatumenye. Ndashima Imana ko yatumenye tukiri insoro mu nda za ba mama, kuko n'ukuri ibi bintu dukora ntabwo ari byo twishakamo, si imirimo twihangira, ahubwo ni umuhamagaro ubu turimo.
ni ikintu Imana iba yaradushyizemo tukiri abana, tukiri bato. Ni ibintu Imana iba yaradushyizemo, kuko ndabyibuka umunsi umwe aho mariye gukura, hari umumama umwe twari duturanye, arambwira ati nari kujya gusenga, yari umugaturika. Hanyuma hari ukuntu bajya gusenga rimwe hari mu mwaka, hanyuma ngo abura itike imujyana, ngo arababaye. Hanyuma hari umuntu wabasengeraga w'umunyempano, basengeraga ahantu Kibeho, noneho ngo w'umupadiri. Hanyuma araza arambwira ati mama, arambwira ati Jose, yanyitaga Jose niko nitwa n'ubundi, ati nabonye njya gusenga, ati iri joro naraye mbabaye kuko nari kujya gusenga, ati mbura itike ndarambabaye, ati kandi reba umusozi ndiho, ati singira abana, maze igihe kirekire nk'imyaka 8, ati none ati naringize amahirwe, ati hari umupadiri ujya usengera Kibeho rimwe na rimwe, ati mu mwaka, ati abantu bakagenda bafite indwara zitandukanye, ati akabasengera, ati none nabuze uko njyayo, ati abandi banagiye, ati ariko ikintu kinzanye, ati naraye nkubonye mu nzozi, ati numva umuntu arambwiye ngo genda Joza gusengere, ati nawe izo mpano arazifite, ati rero nsengera. Ndabyibuka hari n'undi twari duturanye nawe w'umukobwa wakoreraga aho hafi. Hanyuma araza, ndababwira nti none uzabwire na runakazi, turasenga turara mu masengesho. Hanyuma muri uwo mwaka abo bantu barasama barabyara. Ndavuga ngo Mana, ko Imana ibituzi tukiri insoro mu nda za ba mama. Rero ndashima Imana ko yankuye mu buzima ntibazaga ko nava. Igewe yo nkorera Imana ntabwo bafite, kuko niyo yampamagaye. Nukuri niyo yampamagaye, nta muntu washyigikiye ngo hagarara muri uyu murimo, nta muntu wabikizamo ngo ni mwene wacu, nta wamfashe mu nkokora. Ni Imana yo mu ijuru, ndashima Imana yo mu ijuru. Ariko kandi nta nubwo ashingiye ku miryango mvukamo, nta nubwo ashingiye ku bisekuruza, kuko nta mateka mfite yuko iwacu banasenze banashimye Imana navutse, nta wabimbwiye, ubwo ntabyo ntabyabayeho. Nakuze nsanga ndi muri ubwo buzima, ahubwo Imana ingirira neza, irandera, sinagwa mu byaha. Urumva umuntu utararezwe na se na nyina, nta n'umuntu ari umwishingiye bivuga ngo runaka ngo arakwishingiye, arakubwira ati wari uri he. Oya, ni Imana gusa ikagusova mu byo warugiyemo, ikagusova mu buzima uhagazemo, ikagusova. Ariko Imana igira neza, ndabibashimiye. Nje gushima Imana, ubuhamya bwo nazabutanga nibwuzura nzabubaha, ariko ndashima Imana. Nibutse iminsi ya kera, Imana icyubahiro yarakoze muri ubwo buzima bw'ubuto bwanjye. Ndi jyenyine nigira inama, ntera nkiyikiriza, mpahanwa se mu buzima bwose. Murabona umwana bene nk'uwo nawe nta burera bagite, hari igihe asubiza nabi akavuga nabi ntanumve, ariko Yesu umuntu wakamwakira, kamweza, mwuka w'Imana akagenda amugorora. Imana yarakoze, yampaye agakiza, yarakoze, yankuye aho ngaho. None nkaba ndi umukozi wayo, nyikorera nyivugira mu buryo bwose ishatse kunkoresha, irankoresha. Ndi igikoresho cy'Imana, nta n'urugamba njya ntinya n'uwashaka kugira ikindi arenzaho, kubera ko nzi ko yampamagaye niyo kwizerwa. Aho yankuye mpibutse, nkibuka uburyo agiye inkoresha, nkibuka uburyo agiye ibana nanjye, nkibuka uburyo agiye ivugana nanjye, nkibuka uburyo agiye. Ndashimira Imana yo mu ijuru, ndashimira Imana kugira neza, itarobanura ku butoni pe, ntabwo irobanura ku butoni, ahubwo uyikomezeho. Imana igira neza. Haleluya, haleluya. Muri ubwo buzima ntabwo nari nzi ko nanjye nazabona urugo nkubaka, kubera amateka atari yoroshye, ariko Yesu ampa urugo. Ntabwo nari nzi ko ntazabona urubyaro, Yesu ampa urubyaro, Yesu ampa ubuzima. Imana igira neza, ndayishimye. Nukuri nimureka tuyikomezeho. Naho naje kumenyera Yesu akampa agakiza, ndashima Yesu ko ntigeze mbivamo pe. N'abashumba banshumbye barabizi, bajyaga bavuga bati Jose niwe mukristo utaratugoye ngo aturushye,
yagiye mu Mana yirundumuriramo, nyigezemo numva ngize urukundo n'ubuntu, numva ngize imbabazi mu mutima, numva ngize ishyaka ryo gukorera Imana. Aho intoraguriye ntaruye yankuye mu magana y'abanyabyaha, nagezemo numva ndishimye, nishimiye agakiza, nishimiye ijambo ry'Imana, ntangira gukorera Imana, Imana iramfasha nuzura umwuka wera, Imana iramfasha impano zayo, numva ndi mu Mana ngahugurika. Mushumba yambwira ati genda utya nkagenda ntyo, yambwira ati ahaceceka nkaceceka, yambwira ati haguruka nkahaguruka, ntangira kugenda numvira abashumba bari banshumye. Rero ndashima Imana n'ubu babyumva banambona, ntago mbeshya pe. Nagiye numvira, ngenda ngira amanota meza mu itorero ryanyoboraga, ngenda ngira amanota meza imbere y'ababyeyi banderaga mu mwuka. Ndashimira Kristo ko yagiye anshoboza uyu munsi nkaba ngihagaze imbere y'Imana, nkaba ngihagaze imbere y'Imana. Mw'abantu mwe bavuga ngo ni ibisanzwe guhagarara imbere. Oya, hari igihe abantu babivamo, ariko ndashima Imana ko ibyo njya mvuga n'ibyo nkora nta mutima uncira urubanza. Ni ubuntu kandi nagiriwe, ntabwo ari ukuvuga yuko hari ikindi. Rero ndashima Imana ko yamenye nkiri urusoro mu nda ya mama hari utarasengaga, ntago nagize igihe cyo kuganira nawe. Data we hari utaragiye mu nzu y'Imana ngo ajye gushima ko yamwubakiye. Ibyo ntabwo nagiriwe ubwo buntu. Nakuze nize kugira ngo ngeze igihe cyo mu myaka 8 10 nakavuganye n'ababyeyi banjye baba barapfuye, mba muri ubwo buzima, ariko ndakura. None ubu nanjye Imana yangiriye neza, mba mu murimo wayo, nkorera Imana, ariyo yampamagaye. Icyo njashimira Imana nuko ariyo yampamagaye, niyo yampamagaye. Yonza guhamagarwa n'umuntu, yonza kurarikwa na mwene data, yonza kurarikwa n'umushumba, mba narabiretse, biba byarananiye. Ariko kuko Imana ariyo yandaritse ikampa umurimo, ndabishimira ko nkiri kumwe nayo. Iryo ryari ishimwe rero ntambukije imbere y'Imana. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma igitabo cy'Abami ba mbere, igitabo cy'Abami ba mbere, ibice byaho ni 3. Turahera ku murongo waho wa 10. Bibiliya iravuga ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera ko ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo unsabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Nuko ngugiriye uko usabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira nta uzahwana nawe. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubwenge, ubutunzi n'icyubahiro, bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye, nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu ni umwami Salomo. Imana iramubwiye ngo ayo magambo anezeza Imana. Bibiliya iravuze ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka. Ayo magambo anezeza Uwiteka. Aya ni amagambo umwami Salomo yarabwiye Imana. Salomo uyu yari yaravutse ku mudamu, mu by'ukuri ntabwo yari umugore w'isezerano wa Dawidi. Yari umugore ngo w'umugabo witwa Uriya, wabaga mu ngabo za Dawidi. Ariko kuko Imana itarobanura ku butoni, njya mbwira abantu ngo ntahitagukura, nta nahitagusanga. Uyu mudamu wabyaye Salomo yari umugore wa Uriya. Hanyuma
Imana igihe Dawidi yari yamaze kuba umwami ngo yeretse Imana avuga ayereka plan y'urusengero ukuntu azubakira Imana, ategura ukuntu azubakira Imana, ariko ngo Imana yamubwira ngo ya ntabwo ari wowe uzanyubakira, uzubakirwa n'umwana wawe Salomo. Salomo arakura, ntabwo ndi buvuga uburyo yavutsemo n'amateka ye, ariko ndashaka kuvuga ku cy'Imana yamubwiye. Salomo rero ngo Imana bari witoranya, Dawidi ashaje asimbura abari usimbura se mu bana bose yari afite, ariko atoranyamwo Salomo. Aho naho ni ukugira ngo umenye ko nta Imana itagukura. Ushobora kuvuga ngo jewe amateka yanjye ntiyari meza, ese buriya ushaka kumbwira ngo Imana ihamagara Aburahamu imukura muri uriya bakarudayo, buriya wambwira ko Aburahamu kwa Tera aribo bantu bari bafite amateka meza? Oya, ariko Imana itoranya uko ishatse, kandi nshatse kukubwira ngo naho Imana yahagusanga ikagukoresha kuba uri mwene. Kugeza ubu ngubu jewe nkorera Imana, ariko ntabwo ari inkoni data yansigiye, ntabwo ari Bibiliya mama yansigiye, impano z'Imana nkoresha ntabwo ari umurage wa mama. Oya, ntabwo ari umurage wa mama, ntabwo ari umurage wa data, n'ubuntu Imana yangiriye, ni Nehema tu ya Gorigota. Ndashima Imana yo mu ijuru. Rero uyu Salomo arimikwa abaye umwami w'Abisirayeli, ariko amaze kuba umwami Bibiliya ivuga ko ngo yagiye gusenga, akajya kubaza Imana, akajya gusaba Imana ubwenge, kuko ngo yararebye asanga ahawe inshingano akiri umwana. Aravuga ati ibyo ari byo byose aba bantu nzayobora keretse mbonye ubwenge bw'Imana, keretse Imana impaye ubwenge bwayo, keretse Imana inyoboye, keretse Imana ariyo inshyigikiye. Aravuga ati reka ngo aragenda ajya ku kanunga, ngo amara iminsi 1000, niko birivuga, ngo asenga kandi buri munsi atanga ituro. Amaze kwimikwa abaye umwami, aragenda arazamuka ajya kwihererana n'Imana, arasenga agatanga ituro, agasenga, amara iminsi 1000 ari imbere y'Imana. Ngo asoze amasengesho ye, Imana ngo inezezwa n'amagambo Salomo yavuze. Ngo iramubwira ngo Salomo, kuko utasabye ngo abanzi bawe bapfe, kuko utasabye ngo ubutunzi, ngo ube warambaye igihe warabaye imbere yanjye iminsi yose usaba ubutunzi, amamodoka, amazuki, byari gushoboka nta nubwo ari bibi, ahubwo ukisabira ubwenge bwo guca imanza zitabera, mbuguhanye n'ibindi byose. Yari ijambo rikomeye. Salomo agiye imbere y'Imana, arahagurutse agiye imbere y'Imana. Iminsi 1000 niyo Bibiliya ivuga, kandi buri munsi ngo yatangaga ituro, babyitaga ibitambo, akabitanga imbere y'Imana. Imana iranezerwa. Burya hari ikintu ukora Imana ikishima, burya hari ikintu ukora Imana ikanezerwa. Umunsi umwe, ntabwo nje kurata ibyo nakoze, ariko ndashaka kukubwira. Umunsi umwe nigeze kuba ndi mu rusengero, ndi umukristo usanzwe, hanyuma nza kubona baza kumbwira, ni nayo nari nkigera aho hantu, banyereka umudamu wari umaze iminsi apfushije umugabo. Barambwira bati desi apfushije umugabo kandi niwe wahahaga, umugore nta kazi yagiraga, bari abana baraje barware bwaki, n'umudamu wirirwa agateka, nta kintu yarashoboye. Rero nkaba narifite ahantu nakoreraga ncuruza, narifite amata ncuruza amata nanayaranguza. Hanyuma numva umutima numva ndababaye, ndavuga ariko bariya abana yafite utwana tubiri tukiri duto, uriya mugore bizagenda bite? Nkumva abantu barabivuga, ariko numva babivuga nk'ibiganiro, numva nta kindi barengejeho. Nge naratashye numva ngize umubabaro, numva ngize agahinda, ariko nitegereza wa mugore ku buryo ntazamuyoberwa, nari nkiri mushya. Nuko bukeye nsubira mu materaniro, ndamubwira ntumva, uze nkwereka aho ntuye, uzajya uza ufata amata y'abana. Ndabikora.
umugore ararira aravuga ati Mana ati niho kintu nari nkeneye turakoze ati Imana iguha umugisha. Burya ugerageza kugira ikintu ukora ku munsi umwe ku buryo umunsi nukira nta muntu ukubwiye ngo Imana iguha umugisha, kuko uriya mugisha batwifuriza uradukurikirana. Ndabyibuka nta nubwo nabikoze igihe kinini, ka kazi kanjye kahise kanga ariko ahari Imana yararebye iti yo kaza gukomeza uyu muntu yari gukomeza arebye mu mutima. Burya Imana ireba ibyo tugambirira. Hanyuma Imana iza kumbwira umunsi umwe irambwira ngo mwana wanjye nibutse ko hari abana banjye wakamiye, nibutse wa mupfakazi ko wamuhaye amata, nanjye nkugiriye neza ntabwo uzashobererwa mu mujyi. Ndashima Imana kuzirikana, ndashima Imana ko yibuka, ntabwo uzashoberwa. Nabamuye n'ikibazo numva kinkomereye nkajya kumva nkumva umuhanuzi arambwira ngo uvuga ko Imana ivuze, ngo uravuze ngo yibutse ngo abana b'umupfakazi wahaye amata ngo ntabwo uzashobererwa mu mujyi, kandi umujyi wawe ushobererwamo n'icyaro wagishobererwamo. Imana yagukuyeho amaboko, Imana yarebye hirya, burya washoberwa. Ikambwira ngo ntuzashobererwa mu mujyi, ngo nibutse ko hari abana b'umupfakazi wahaye amata. Nakwibuka ko nta n'amezi 2 bayanyoye byahise byaga. Ndavuga ntari ko Mana burya yo bikomeza byari gucura iki. Rero Imana ngo Salomo agiye imbere y'Imana, atanze ibitambo, atanze amaturo. Imana irabwira ngo Salomo bwari ibyo unsabye, ngo ayo magambo anezeza Uwiteka. Aravuga ngo Salomo kuko utansabye kurama, ngo ari byo bituma utanga ibi bintu byose ushaka kurama. Murabizi bantu b'Imana dukunda kurama kandi nibyo. Ubwo utansabye ko abanzi bawe bapfa. Buri gihe kenshi muri kamere y'umuntu abayumva umuntu wese umugirira nabi yahura n'ikibazo, abayumva umuntu wese umugirira nabi yahura n'ikibazo. Keretse umwuka w'Imana koza akavuga ati Mana muhagakiza umubabarire. Ariko 90% abayumva umuntu wese ukugirira nabi nawe yagirirwa nabi. Ariko siko biri. Salomo we yagiye imbere y'Imana arasenga, atanga amaturo. Imana ngo birayinezeza, biyikora ku mutima. Imana irishima, ivuga amagambo akomeye. Imana ishimwe. Abo ni kubera ko ari ibyo usabye. Nusabe ko abanzi bapfa, nusabe kurama, nusabe ubutunzi, ngo ahubwo mbiguhanye n'ibindi byose. Mu bakubanjirije n'abazaguheruka nta mwami n'umwe uzahura nawe. Aya masezerano avuye kuki? Aya masezerano avuye kandi mu murongo wa 14 ujye unezeza ngo nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amategeko, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nkuko so Dawidi yazigenderagamo. Urumva Imana irashaka kumuha irindi sezerano, nzakongerera kurama. Bivuga ngo no kurama Imana izi ko ari byiza. Yo tugira imirimo myiza, yo twubaha Imana, yo twitonda turarama, yo turabanyamumaro turarama. Kuko Imana irabimubwiye ngo nuko kandi nukomeza kwitondera inzira zanjye nzakongerera no kurama. Bivuga ngo uburame tubukura kuki? Tubukura mu kubaha Imana no kuyikora no kwitonda. Tubukura mu mirimo myiza. Yo twakoze neza tukubaha Imana turarama. Imana ishimwe, haleluya haleluya. Imana ishimwe yemwe. Ndibuka igihe kimwe hari abantu bagendaga basaba bavuga ngo nibabafungurire. Baraza barambwira bati dufungurire rwose icyo waba ufite cyose. Numva umutima urambwira ati bikore. Nari mubwiye nti rwose nta kintu nsanganya toyati rwose ati ikintu cyose waba ufite. Numva umutima urampase. Ndagenda ndeba umwenda ndawumuha, kandi wari umwenda mwiza. Maze kuwumuha nijoro numva ko ari ibyo birangiye. Ndavuga nti Mana nashaka bambeshya, ariko umuhaye kuko numvise umutima unkozeho w'Imana. Noneho nijoro
ngiye kubona numva umuntu ngiye kubona mbona umuntu amagaze imbere arambwira ngo mwana wanjye niyo nari nkimara kubyara umwana wa gatatu arambwira ngo kubera imirimo myiza ukoze nkukijije uburwayi bwari bwasigaye mu nda nukuri hashize imyaka 7 nta kibazo Imana yarankijije ariko ubwo sinanizi ko hari n'uburwayi bwasigaye mu nda irambwira ngo hari uburwayi niyo nari nkimara kubyara kandi bankoreye cesarienne nkukijije uburwayi bwari bwasigaye mu nda bwari bwihije rero hari imirimo myiza dukora hari amagambo meza tuvuga hari imirimo umwifato wacu ushobora gutuma Imana itwongerera iminsi yo kubaho agakiza kubaha Imana kugenda uko Imana ibishaka bishobora gutuma gutegura imitego wari watezwe Imana itugirire neza Imana ibwira Salomo ngo mbiguhanye n'ibindi byose we yasabaga ubwenge imuha ubwenge kandi iramubwira ngo imuhaye n'umutima ujijutse Imana iguha umutima ujijutse umutima w'ubwenge Yobu yarabivuze ngo kubaha Imana nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka yo twaretse ibyaha tuba turi abantu b'injijuke yo twaretse ibyaha yo twubaha Imana tuba turi abanyabwenge haleluya Imana ishimwe kubaha Imana nibwo bwenge kwiga ni byiza ariko yo tubiteranijeho kubaha Imana kugira imirimo myiza iyo tubiteranijeho kubaha Imana tuba tugwije ibisabwa byose kuva mu byaha niko kujijuka Imana ibwira Salomo ngo nguhaye umutima w'ubwenge wansabye nguhaye umutima ujijutse umutima wubaha Imana Imana igufashe ntago nsaho warugeze ariko nje kukubwira ngo Imana iguha umutima ujijutse umutima w'ubwenge Imana iguha umutima ujijutse nk'uwo yahaye Salomo Imana iguha umutima w'ubwenge Imana iguha umutima ujijutse Imana iguha umutima w'ubwenge ni usabwa ndashima Imana rero kuko igizirikana ikareba ibyo byose ikareba imirimo myiza ikatwongerera iminsi yo kubaho cyo gihe Imana yarantangaje cyane ntabwo nari nzi ko hari indwara ariko nari maze kubyara kandi mbyara bankoreye cesarienne ibyo ni ibisanzwe bashaka kugukora cesarienne kubera impamvu nyinshi basanze basari nto basanze abaganga barababyumva neza ariko Imana irambwira ngo kubera yuko ugize neza wambitse uyu muntu nkukije indwara yari isigaye mu mubiri wawe ndabana Imana urakoze ntago nabihaye agaciro cyane ariko naje nyuma y'amezi 2-3 naje gutangira kumva nsa nk'ubabara mu nda ngiye kwa muganga barambwira bati nta kibazo bamuduti bigenda bishira ariko Imana yari yabikijije rero mureke tugire imirimo myiza uyu Salomo yagize ubwenge aravuga ati reka njye kwiherera n'Imana sinzi wowe umaze kugira mu kazi sinzi uburyo witwara iyo umaze guhabwa urugo iyo umaze kubona umugisha sinzi uko wifata y'Imana hari aho igukuye hari ahandi kujyanye sinzi uko witwara ariko byakabaye uha Imana igihe niba ubonye akazi ukajya kubaza Imana uburyo uzakabamo niba hari ikintu Imana ikoze ukarushaho guca bugufi yigisha inama nicyo cyonyine gisabwa wakabaye ugira Imana ya mbere ukashaka kuyigisha inama kuko buryo dushatse yo tugiye kwihererana n'Imana uyu Salomo yamaze iminsi 1000 ari imbere y'Imana wenda wowe ntiwanabishobora kuko ibyo byari ibye ariko umunsi umwe wonyine wafata ukajya kugisha inama Imana ubwenge inama kayibwira ngo Mana nkora iki Mana nitware gute Mana mvuge nte ese Mana kare akazi nkahagarareho nte ese Mana mbigenze nte biragusaba kugisha inama inama niwe mujyanama wawe kuko ni mu by'ukuri jewe nagiye mbona muri uru rugendo rw'agakiza no kuba umukozi w'Imana bigusaba guhora wisunza Imana nta muhanga muri uru rugendo ahubwo bidusaba kwegera Imana hari ibintu bishobora kuba bikuyobera hari ibintu ushobora kubona ari nk'intambara ariko yo wegereye Imana igenda ikugira inama rero bene data mugarukira aho ngaho ibyo mbivugiye iki
uzasanga kenshi hari umuntu uvuga ngo nanjye nzi gusenga, ugasanga ibintu byose arasa nk'umuntu ushaka kubyiharira. Ariko garukiraho, egera Imana, yigisha inama, yibaza icyo gukora, yisaba ubwenge. Salomo Imana yaramwishimiye. Jya umenya gusenga neza, ntugasengera abantu nabi, ahubwo basabire neza. Imana izabiguheramo umugisha, uzabikuramo amavuta. Nagiye ngira igihe cyo gusengera itorero rwose, ntaraba n'umupasiteri, ntaraba n'umukozi w'Imana. Nkagira igihe cyo gusengera itorero, nkagira igihe cyo gusengera abashumba, kuko bagira inshingano zikomeye. Shitani arabarwanya cyane buriya. Nkagira igihe cyo gusengera abayobozi batuyobora. Rero gutyo bituma Imana igenda igukuza. Niyo utatsira kumva kubera ko ibizi kuri umunyamumaro, Imana iguha umutima ujijutse, umutima w'ubwenge. Imana iguha umutima ujijutse, umutima wo kubaha Imana. Rero ndayishimira cyane kubwo yuko yangiriye neza, ikampa agakiza. Gakiza ni ubuntu, ntabwo wabona ibiguzi wagura agakiza. Ikampa umurimo, kandi nukuri mu murimo wayo ngenda mbona yuko kuyikorera uri kumwe nayo ariyo yaguhagurukije, nta ntambara zagutera ubwoba. Yego ntizabura, nibikurwanya ntibyabura, shitani abahagaze kugira ngo akunanize, ariko yo iri Imana urakomeza ugenda uyigisha inama, uyiyoboza inzira, irayikwereka. Rero komera shikama kandi wihangane. Gusenga kwawe Imana irakumva. Niba usenga mu by'ukuri, Imana izumva gusenga kwawe. Ndagira ngo mbasengera Imana. Uyu munsi ushobora kuba unaniwe, ushobora kuba urugendo rukunanije, ushobora kumva utazabishobora, ushobora kuba umuhamagaro utazawushobora, ushobora kuba urugo wagiyemo ubona rugukomeranye, ushobora kuba akazi wahawe karimo intambara, ushobora kuba hari umusozi uhagazeho. Ariko Salomo we yigira inama yo kugira ngo ajye gusenga, abaza Imana icyo yakora. Ariko Imana iramubwira ngo kuko ari ibyo wansabye. Kandi dufite n'abantu batazi gusaba, ugasanga niba uhagurutse ujya gusenga, jya usengera ikintu kimwe gitumbira Imana, ukibwira ngo Mana nje gusengera iki, kuko niba Imana igikemuye n'ibindi byose biragenderamwo. Salomo ahaguruka agiye gusaba Imana ubwenge. Nta kuntu wahaguruka rero ugasanga urakora. Jya usengera icyifuzo kimwe kirangire, hanyuma ejo uzasengere n'ikindi. Kandi rero Pawulo aranavuze ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba. Hari igihe iyo usabye neza Imana ikongerera n'ibindi, kuko Imana itugira neza ishingiye mu bitekerezo dufite. Reka rero dusenga Imana. Ntago nzi aho ugejeje, ntago nzi uko uhagaze, ariko Imana ikugire neza. Ntago nzi umuhamagaro ufite, ariko Imana ikurwanirire. Mana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, nibutse iminsi ya kera nkugaruriye icyubahiro, nibutse ko wampaye umurimo. Ntabwo ari data wanyangaje, ntabwo ari marume, ntabwo ari bene wacu, ahubwo niwe wankuye mu magana y'abanyabyaha, ukampa umurimo, ukambwira ngo ningukorere. Ndashima Imana ko wankuye mu bushomeri, ndashima Imana ko wampaye umurimo. Ayira ya siribone foya, ngo haye icyubahiro Mana, ngo haye icyubahiro, ngo haye icyubahiro, ngo haye icyubahiro. Zete ya sikabdone, wampaye akazi Mana, kandi uhemba neza, ntiwambura. Ntago ujya wambura, ntago ujya wambura. Hari ababosi twakoreye baratwambura, ariko wowe ntujya wambura. Tote ya sikadana foya. Mwami Yesu, turagushimye, wadutoraguye nta wari utuzi, wadukuye mu magana y'abanyabyaha, wadukuye mu bwigunge, wadukuye mu bwigunge. Uravuga ngo nitubeho maze tubaho. Warakoze Yesu, warakoze. Nta watubwiraga ngo mpore, nta watubwiraga ngo komera, ariko warabikoze. Waduhaye abavandimwe, ubu twabaye abana mu rugo, ubu twagize ababyara bacu, ubu twagize ba masenge, ubu twagize baramu bacu. Kubera Yesu warakoze. Warakoze Mana, wadushyize mu muryango mugari w'abana b'Imana, aho turahibutse. Warakoze. Tota ya sikadone foya, icyubahiro kibi cyawe ndabigushimiye Yesu. Ntacyo waduciye, n'ubuntu watugiriye. Atanasika kabwe icyubahiro. Sabiye abantu bawe abadukurikiranye, ubaha umutima w'ubwenge, umutima ujijutse, umutima wo kukubaha, umutima wo kwanga icyaha. Tone sikarabone foya.
bashoboze, si n'ibiyuzuye n'ibyawe. Abafite inzara ubagaburire, abafite indwara uzikize, abashonje ubagaburire, abarushye n'abaremerewe, abadafite icyerekezo. Uri Imana itanga icyerekezo. Tone nesika rabone foya. Abafite impagarara, bagore bubatse ingo bakaba bafite impagarara, abakeneye urubyaro, utanga abana turabizi kandi beza. Done sika ubagirire neza. Urakoze Mana, uri umutabazi, uri umurengezi, utanga ubuzima, utanga amahirwe ya kabiri, urishobora byose. Renganura abarengana, abafite inzara n'inyota yo kukumenya, reka bahure nawe. Urakoze kubikoze, urakoze kumaza abantu bawe umubabaro. Shyigikira itorero, shyigikira itorero, shyigikira abashumba, shyigikira abakugana bose, abaguhanze amaso, reka bakubone. No sida ya siribone. Urakarama Data. Mana, amaboko yawe ni magari, amaboko yawe arakiza, ikiganza cyawe yukirambuye. Mana, uhaza kwifuza kwa buri wese. Girira neza igihugu cyacu, gira neza abayobozi batuyobora, gira neza abashumba badushumba, mu izina rya Yesu. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ni Gatera Jose uturuka muri Philadelphia. Reka mbahe telefone yanjye kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0788989444. Ni 0788989444 na 0772743433 1. Imana y'amahoro ibagirire neza.